Muraho neza ndagushuje cyane wowe unkurikira kuri YouTube channel yacu. YouTube yasohoye itangazo rivuga kuri aya mategeko n'amabwiriza yo gushyira publicité muri video zacu. Yego murabizi neza yuko ubundi dufite uburenganzira yuko niba wakoze video ifite byibura iminota 8 ushobora kugenda ugashyiramo publicité muri video yawe nyine. Narabikoze nakozeho video bisobanura ndetse no mu iherezo ry'ino video ndibuze kubereka uburyo tubikora nyine, uburyo gushyiramo publicité nyine twari dusanzwe twishyiramo publicité. YouTube ubundi hari publicité izika kugenerwa, ugasanga nko muri video yawe y'iminota nk'icumi cyangwa 20 yashyizemo nk'ama publicité 3 yonyine, kandi wowe wagendaga ukagenda ukavuga ngo rero ayo publicité 3 sinyashaka. Hari n'igihe wasangaga niyo minota nizo publicité 3 itashyizemo n'imwe, noneho ugasanga nk'iyo video yawe irebeye ubuntu nyine, cyangwa nabyita nko ibaye nk'imfabusa ku bantu nyine, ugasanga nago na publicité n'imwe irimo. Kandi ahantu kugira ngo ubone amafaranga ya YouTube nuko byibura uba bamamaje muri video zawe. Rero YouTube yasohoye itangazo rivuga ko byibura guhera ku itariki 12 z'ukwa gatanu 2025 ibintu bijyanye no kwishyiramo publicité muri video zacu twakundi twagendaga tuzishyiraho bigiye kuba automatique nyine, bizaza YouTube izishyiramo y'ubwayo nyine ikakugenera nyine, kuko twari dufite uburenganzira yuko nidushyiramo nyeya turajya tukishyiramo izindi nyine. Rero kubera ku itariki 12 bazi bitangaje, bavuze yuko ko bagiye kujya bizatangira nyine YouTube ariyo yikorera ishyiramo ama publicité nyine. Yego bavuze ngo starting May 12, 2025 we approve middle quality by showing more ads of naturally break point. Guhera kuri izo tariki ntabwo bizaba bigikunda kuba nyine video zawe wazishyiramo publicité, bizaba byabaye automatique nyine, automatique byo kuba ucyaploadinga video yawe ifite iminota 8. Ubundi video y'iminota 8 niyo twajyaga twigenda tukishyiramo ama publicité. Wamara gushyiramo publicité nyine YouTube ikaba yakamamazamo bitewe nuko wabishakaga nyine. Reka tugenda turebe ukuntu ubundi wajyaga kwishyiramo publicité bimeze biti. Urajya hano muri Google Chrome bisanzwe, hano muri Google Chrome wandikemo wenda Yeti Studio login, nurangiza ubyandikemo. Nimara gukora login bahita banjyana muri YouTube studio yanjye gutya. Yego bahita banaransfera banjyane kuri YouTube studio ya website. Twajyaga dufata video zacu tukazishyiramo publicité uko tubishatse. Yego waba wakoze video y'iminota 8 cyangwa 10 ugashyiramo publicité uhere ku munota wa mbere, ku masegonda n'ibindi byose. Okay, zahita uzana handitse ngo nuza ya hano kuri ahagaha uhita uzuhakande. Numara kuhakanda bazakuzana ahantu hameze nk'uku nguku ku ma content yawe. Rero ndareka ndebe hari kande yifite munota 8 wenda, reka turebe nk'iyi ngiyi. Twajyaga tuyikandaho nk'uku nguku hakazamo akantu kameze nk'idolari kari ahangaha nyine bisanzwe, ugagakanda. Wamara kugakandaho bakakuzana ahantu hameze nk'uku. Noneho ahangaha haba hari akantu kitwa ngo ni view placement. Wayikandaho ukaza ukishyiramo ama ads nyine cyangwa ad breaks. Urabona nkanjye reba nanjye reba nk'izi ads nasize muri video yanjye. Rero izi ngizi zo kubago ubwo ngiye kuzishyiriramo YouTube nibyo rero igiye yikorera bino bintu nyine. Urabizi ko abantu bari mu Rwanda nago hacamo ama publicité bitewe nuko u Rwanda rudakorana na YouTube nyine, ariko nko mu bihugu bicamo publicité nyine niho cyane ubundi rino tangazo ryaje rinababwiraho nyine. Ariko ikintu urabona nk'aha ni ama publicité nyine nagiye nongeramo. Uraza n'undi gushyiramo andi bisanzwe ukaburira karo ga fresh kan akangaka ukaba waza ugatukana hano handitse ahangaha. Narabisobanuye cyane ahangaha kuri hitwa ngo ni ad break. Yego ukayikandaho, umaze kuyikandaho ukora icyo bita ugenda wimura ugashyiraho paka na continue. Wamara gukora continue ukakomeza.
Yego, rero ibyo bintu nibyo YouTube yavuze ko guhera kuri izo tariki guhera ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu, ibintu byo kuvuga ngo ibintu ngo uraza wishyiremo amapublicité nk'uku nguku kugira ngo abantu bakureba bagiye bahura n'amapublicité kugira ngo nawe ubone amafaranga. YouTube yavuze ko ku itariki 12 z'ukwa kangahe z'ukwa gatanu bizaba byavuyeho. Aba YouTube yo y'ubwayo niyo izaza yishyiramo izo publicité izo yakugeneye, ubwo aba ari izo ngizo, ku buryo uzaba udafite uburenganzira bwo kuba wakigenera izindi. Yego, ukaba udafite uburenganzira bwo kuba wakigenera izindi, ukaba utakigenera izindi zo kuba washyiraho nyine, zo kuba wakongeraho amapublicité muri video zawe. Yego, rero ndagushimiye cyane wowe urebye video yanjye, tuyikoze mu gihe gito cyane, ntabwo video yacu itinze cyane rwose. Rero icyo nagusaba no kugira ngo kandi subscribe kugira ngo buri ko update zije. Murabizi ko n'aka kanya maze kubahereza update yasohotse ku buryo YouTube irimo iratangamo amafaranga bundi bushyashya. Muze murebe no video, urabona ko imaze amasaha make cyane niyo maze kwishyura. Rero ndagusaba kugira ngo kandi subscribe ukane no kunzogera, kandi ino channel niba ukunda ibintu bijyanye no guteka, Dinner Show, niba ukunda ibintu bijyanye no guteka rwose, ibintu bijyanye no no kurya, mbese niko nabyita, hacaho video nziza zigisha. Harabanza hacemo agapublicité bitewe nuko nayitirete mba ndimo ndakoresha, ariko uze ukanda subscribe kandi no kunzogera. Hello friends and family, mumeze uraza ukandaho subscribe nk'uko bisanzwe. Imana akomeje kubarinda. Ni Nadine wanyu nanone bifuriza kumererwa neza, nawe utameze neza kandi bihangane ejo. Hano hacaho ibintu bijyanye no guteka nyine, ibintu by'imireti. Hello friends and ikintu ukora ni ukuza hano ugakanda subscribe, ugakanda like, wamara gukanda like ugakanda no kunzogera kugira ngo buri uko wakoze video ujye ubasha kuhita uyibona, kumererwa neza, ugashyiraho na comment ukamushimira yuko nyine bitewe n'ukuntu video ze aba yazikoze. Uyu munsi rero uyu mubyeyi akora video nziza cyane bayiteka mu buryo cyane. Nawe kwitegura mu minota. wenda nk'urugero rebe nk'aha ngaha yarimo arateka ibintu. Mwebwe mukunda ibintu bijyanye no guteka, abantu ba mama aba sister mukunda ibintu bijyanye no guteka, muze murebe ino video yigisha ibintu ino channel yigisha uburyo watekamo iminoti, watekamo ibiryo, mbese ifunguro rya buri munsi turya twebwe. Murabizi nibyo bintu bidutunze nyine, ibiryo nibyo bidutunze. Niba ushaka kumenya uburyo watekamo imireti, ibintu n'ibyo muze mukande subscribe. Yego, muze mukande subscribe kugira ngo byibura namwe iyi channel ijye ibasha kuba yabagezaho ibintu byiza cyane bijyanye no guteka. Yego, kandi iyo ushaka ko hari video gukorera uramwandikira muri comment ukamwanga ino video wayinkorera. Murakoze cyane. Njye nitwa Mwese David, Imana ibabere umugisha, reka tuzasubire muri video y'ubutaha.